Mwaramutse, amahoro y'Imana bane namwe. Ngarutse kubasangiza igice cya mbere cy'agatabo ubumuntu, ndacyita inkomoko ya muntu. Ngo tureme umuntu ase natwe, agire imisusire yacu. Byanditse mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Ni ahantu Imana yasobanuraga ukuntu yari igiye kurema umuntu. Imisusire rero niyo bita imyifatire se cyangwa imico. Mu Cyongereza bayita quality, mu Gifaransa bakayita qualité. Izina muntu risobanura iki? Izina muntu rituruka ku ijambo ubumuntu cyangwa se ubuntu mu Kirundi. Ubumuntu ni imico iranga umuntu wa nyawe, umuntu yaremanywe. Ni umuntu witonda, ugirira neza abandi, wita ku babaye kandi ugwa neza. Ubumuntu busobanura gutya mu ndimi zose zo ku isi. Nk'ubu dufashe Icyongereza, ijambo umuntu ryitwa human. Noneho ubumuntu rikitwa humanity. Humanity ni imico yo kwita ku bandi bababaye no kugwa neza. Mu Gifaransa iri jambo umuntu ryitwa l'humain, ubumuntu bukitwa l'humanité. Baravuga ngo sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui. Bishatse kuvuga ngo kwita ku bandi bababaye no kugwa neza, no kuba umuntu mwiza mbese muri make. Mu Giswahili ijambo umuntu ryitwa muntu, ubumuntu bukitwa utu. Baravuga ngo ni utu ni hali ya mtu kujali matatizo na shida za wengine na kuwasikiliza na kuzitatua pia kama una uwezo nazo. Bishatse kuvuga ngo uwita ku bibazo by'abandi bantu ndetse akagerageza kubibafashamo kubikemura iyo afite ubushobozi bwo kubikora. Mbese ni umuntu ugwa neza wita ku bandi bababaye. Mu Giportugal baravuga ngo ubumuntu bwitwa humanidad, sentimento de bondad, benevolencia em relação aos semelhantes ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Bishatse kuvuga ngo kugira imico yo kugwa neza no kwita ku bababaye cyane cyane bamwe bashigajwe inyuma, bahejwe muri sosiyete. Mu Gikosa cyangwa mu Kizuru, ibi ni bikoreshwa muri Afurika y'Epfo. Mu Kizuru bavuga ngo umuntu ng'umuntu ng'abantu. Bishatse kuvuga ngo ndi uwo ndiwe kubera mwebwe. Mbese abantu ni magirirane, nta wigira umuntu agirwa n'abandi. Mu Gikosa ryitwa ubuntu. Ni ijambo ryatejwe imbere cyane n'uwabaye perezida wa Afurika y'Epfo witwaga Nelson Mandela. Yafashe abantu barwanaga, bari bari mu ntambara bita apartheid, aho abazungu bakolonizaga abirabura. Arangiza intambara akoresheje ijambo ubuntu, ubumuntu, kubera ko yabigishije ko mu mico ya muntu harimo kubana neza, abantu bagakundana. So yabashije kuzana abantu bari bashyamiranye, arangiza intambara akoresheje ijambo ubumuntu, kubera ko ubumuntu bugira ikintu bita kubabarira, bugira ikintu cyo kwita ku bandi no kugwa neza no kubana n'abandi mu mahoro. Ni imico ya muntu rero umuntu yaremanywe. Ugiye mu ndimi zose rero zo ku isi usangamo iri jambo umuntu, ko twitwa umuntu kandi tukaba dufite inkomoko ku bumuntu. Indimi zose zo ku isi niko zimeze. Niba hari urundi rurimi ugerageze kurwumva neza neza cyangwa se ubaze ba nyirarwo, barakuvuga ko ijambo umuntu rikomoka ku bumuntu. Umuntu rero, reka twifashe indimi zateye imbere. Reka tujye mu Cyongereza nicyo abantu benshi bumva. Ijambo umuntu ryitwa humanity. Wanditse ijambo humanity meaning mu ishakisha rya Google, barakubwira ngo igisobanuro cya mbere barakubwira ngo humanity ni human being collectively. Ni abantu muri rusange, mbese buri muntu wese ni humanity, kubera ko dukomoka ku bumuntu nyine. None igisobanuro cya kabiri bakagusobanurira icyo bita ubumuntu icyo ari cyo. Barakuvuga ngo
the quality of being human and benevolence. Tubishyize mu kinyarwanda bishaka kuvuga imico yo kugira impuhwe no kugwa neza. Noneho tuje hano hasi berekana amagambo ahuje inyito n'ijambo ubumuntu. Compassion, impuhwe; brotherly love, urukundo rwa kivandimwe; fellow feeling, ubusabane; kindness, ubugwaneza; consideration, kuzirikana abandi; understanding, kwishyira mu mwanya w'abandi; sympathy, ibambe; tolerance, kwihanganira abandi; goodness, ubugwaneza; gentleness, ubworoherane; leniency, ubwitonzi; mercy, imbabazi; pity, impuhwe; tenderness, ubwuzu; benevolence, ineza; charity, ubugiraneza; generosity, ubuntu; magnanimity, nabyo bivuga ubuntu. Izina rero umuntu rikomoka ku muntu, kuko niyo ushatse gutekereza ukuntu twita ibintu amazina, hari uburyo butatu bw'ingenzi dukoresha twita ibintu amazina. Uburyo bwa mbere bukunze gukoreshwa no kwitirira ikintu uko gisa. Hari igihe tureba umuntu tukabona mbese afite nk'uruhu rw'umukara cyangwa ni mugufiya. Iyo afite uruhu rw'umukara tumwita agakara, yaba ari inzobe tukamwita akazungu, yaba ari mugufiya tukamwita agafupi. Hari ibintu byinshi cyane bifite ayo mazina. Hari ba kazungu, ba gasongo, hari imiheto, hari abantu bafite ibyanwa byinshi cyane twita ba Osama. Abantu bakina umupira cyane dukunze kubitirira abakinnyi b'umupira bazwi ku isi. None uburyo bwa kabiri ni ukwitirira ikintu ibikorwa byacyo. Hari umwubatsi, hari umuhinzi, umunyonzi, hari agapfukamunwa, hari byinshi cyane. None hari n'uburyo bwa gatatu bukunze gukoreshwa kwitirira ikintu nyiracyo. Nk'abana benshi basigaye bitwa amazina ya base, ugasanga ni izina ry'umuryango kubera ko nyine uruwe nyine gufite uruwe. N'imigezi, imihanda, imisozi usanga yitirirwa abantu. None iyo dukoresha ubwo buryo bwose butatu dusanga umuntu yitwa umuntu kubera ko ari ubumuntu nyine. Umuntu none akitwa umuntu kubera ibikorwa bye by'ubumuntu bimuba mu mutima. Ni ukuvuga ngo ni umugiraneza kandi agwa neza. Noneho twaraba n'ijambo n'uburyo bwa gatatu bwitwa mu izina, tugasanga umuntu akomoka ku wamuremye nk'uko nyine yabivuze muri biriya intangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 ngo tureme umuntu mu ishusho yacu agira imisusire yacu. Umuntu rero yaremwe mu ishusho y'Imana kandi Imana ni nyiri umuntu nyine niyo yamuremye imushyira ku isi. Umuntu rero yiswe umuntu kubera imico ye kandi ayikomora ku wamuremye. Imisusire y'Imana. Bibiliya itubwira ko imisusire y'Imana, Imana ari umunyampuhwe, reba imirongo yose ibivuga. Imana ni umunyembabazi, Imana ni umugwaneza, Imana ni nziza, Imana ni umunyabuntu, Imana ni urukundo, Imana irihangana, Imana igira ibambe cyangwa se igira impuhwe. Kugira impuhwe, kureba abababaye ukabagirira impuhwe. Urabona ko rero dufashe uko Imana iri, imico yayo yanditse muri Bibiliya, uko Bibiliya bisobanura, noneho tugafata n'umuntu imico ye uko Google bisobanura, abahanga nyine bano muri Oxford uko babisobanura, urareba ugasanga bihuye neza nuko uriya murongo bivuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe cyangwa se agira imisusire yacu. Umuntu rero yaremwe mu ishusho y'Imana. Kugira ngo tubyumve neza, noneho reka turebe umwuka Imana iduha buva muri Kristo. Umwuka uva ku Mana ufite izi mbuto: ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, imico myiza, kudahemuka, kugwa neza no kumenya kwifata. Iyo niyo mico umwuka w'Imana aduha. Iyi mico rero ni imico y'ubumuntu Imana ishaka kongera kutugaruramo. Ubundi iyo ufite umwana uba ushaka ko yitwara nkawe, agira imico yawe. Niyo mpamvu umwigisha ibyo uzi byose biri mu mutima wawe. Uba ushaka ko umwana wawe azerekana ko yarezwe, mbese abantu bakajya bavuga ngo ni kanaka wamureze, uriya mwana ni uwa kanaka. Iyo umuntu rero yitwaye nk'uko Imana yaturemye n'ubundi akerekana iriya mico y'ubumuntu, Imana iramwishimira cyane. Uwo niwe muntu yishimira cyane iyo umuntu yitwara gutyo. Niyo Imana yishimira kubera ko aba arimo yigana. Imana rero yaremye Adamu mu ishusho yayo kubera ko ari umuryango nyine. Ubwo Adamu nawe yagombaga kubyara abana bakaza ari ishusho ya Adamu,
bagenda babishusho ye bibishusho ye, igakomeza kuba ya shusho y'Imana ikomeza ihindukamo abana benshi, bikaba umuryango umwe, abantu bafite imico imwe, bahuje urukundo, bahuje umutima, bafite ubumuntu, bakaba abantu nyine. Muri video ikurikira ndabasobanurira ukuntu Satani yaje guteramo imbuto mbi mu mitima y'abantu, abantu bagahinduka bagatakaza imico yabo.